Hello, ndabasuje mwese mukomeje gukurikira televiziyo ya Gahezo TV. Yes, ndabasuje mwese ndabasuje mwese mukurikira televiziyo ya Gahezo TV. Icyo mbasaba, wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe aka kanya, wowe utarakora share, kora share n'abandi bantu iyi video bayibone. Aka kanya mbazaniye business nshya kandi yihuta kandi yunguka cyane. Ubu ngubu ushobora kuba wakorera amafaranga arenga amadolari 8 cyangwa USDT 8 buri munsi, washoye USDT 20. Aka kanya urambwira ngo iyo business ni yihe? Ushobora gutangira gukorera amafaranga muri VIP1 utashoye. Mana yanjye, iyi niyo business ku buryo mu mezi 3 ushobora gukorera USDT 150. Imagine, ibi bintu urabyumva uti? Ese ibintu urabyemera? Aka kanya nicyo gisubizo nkuzaniye. Please, wowe ukurikirana Agahezo TV, niba muhaye business nk'iyi, ikorereho iminsi 15 only. Ikorereho iminsi 15 uhita ukuramo amafaranga yawe, kuko niba ushoye USDT 20, kuko hano na USDT 19, niba ushoye USDT 20, menya neza ko uhita ufata USDT 20 mu gihe cy'iminsi 3. I think amafaranga wari wayakuyemo hita uyakuramo, usigemo inyungu, usigemo yandi washoyemo, ariko ayo washoyemo yawe yose warayakuyemo, then usigara ucungana nayo, kuko n'ubundi isaha zino business itazigenda yazifite inyungu y'umurengera. So ni gute tugiye kwinjira kuri Chrome yacu, tujye kuri iyo business bayita target.com. So gufungura no gukora sign up bisanzwe, ntago ari ibintu bikaze, no gushyiramo email, ugashyiramo password, ukongera ugashyiramo password, then nkahita nanagutumira ako kanya, ndahita ngukubita referral link muri description, then uze kwita winjiriraho. So iyo ngutumiye uhita ujya muri VIP1, bahita guha USDT 1.5. ubwo mu minsi 150, ubwo bahita guha iminsi 90, amezi 3, wemerewe ufiteho USDT 150. So hano wemerewe kubikuza ufiteho USDT 8. So rero icyo nabwo nakubwira ngo injiraho ukore login, ako kanya urahita waga USDT 1.5. So icyo nakubwira ngo tugiye kwinjoyinga iyi niyo business ya mbere waba ugiye gukora, kavuga ngo koko ugiye kuyikora. So hello, nanone ku bantu bashaka gukuza imbuga nkoranyambaga zabo nka Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Telegram n'izindi mbuga zigiye zitandukanye, ushaka kuba wagura aba followers, ushaka kuba wagura aba subscribers, ushaka kuba wagura watching time, byose ku Gahezo TV turabigukorera. Kandi ufite ikibazo cy'uko email yawe baba barayijyanye, cyangwa ufite ikibazo kuri email yawe, ushaka gufungura YouTube channel, byose turabigufasha. Ushaka kuba watangira gukorera amafaranga mu buryo bwihuse, byose turabigufasha uciye ku Gahezo TV, ukatwandikira, tubahabariho nimero zacu, ukaza ukadushaka tukagufasha. Ibintu byose bijyanye n'imbuga nkoranyambaga byose turabigufasha ku giciro gito cyane. Subscribers 1000 tuzigurisha amafaranga 1010. Watching time 3000 tuzigurisha amafaranga 60. Aba followers ba 10,000 ba Instagram tubagurisha amafaranga 15,000. TikTok 10,000. Okay, ukimara kwinjira bahita ngo welcome to join the target shopping platform. We member store and participate the small attract investment from all over the world and welcome qualified friends to contact us. Register for free VIP1 minimum deposit. VIP1 minimum deposit 190 USDT or customer service fee. Daily check income 0.8 USDT. Register for free VIP1 and earn the register for VIP lotto with lotto. Ibi nibyo muri kugenda mubona byose. Amafaranga wemerewe kudepositingaho na USDT 19. Income 1.8 by'ama USDT. Kwiregistinga kuri VIP1 ni ubuntu, ugahabwa 1.5 by'ama USDT rya buri munsi. Kwiregistinga muri lotto with random, ahantu nyine ubona ibihembo ako kanya guhera ku USDT 1 kugera ku USDT 159. Ikigero cyo kuwutsinda kiba kiri ku 100%.
tumira invite 3 a level friend to recharge VIP2, tumira abantu batatu nibura bajya muri VIP2 kugira ngo nawe uhite uhabwa VIP2. ama USDT 8 ujye uhabwa ama USDT 8 buri munsi. Tumira abantu 4 bajye ubatumire muri VIP3 uhite uhabwa nawe VIP3 y'ubuntu, ujye winjiza ama USDT 38 ya buri munsi. Tumira abantu 3 bashore muri VIP4 ubone VIP4 ujye uhabwa ama USDT 48 ku munsi. Tumira abantu 2 bajye muri VIP5 nawe uhite uyihabwa ujye winjiza ama USDT 199. Icyitonderwa ubwo iriya yari B level and C level term will not included in the gift range. B level na C level iyo ntabwo iri mwahangaha. Your promotion platform invite member to activity, one share invitation link. So mari n'ibindi byose mwaza kugenda mubyirebera. Iyi niyo business ya mbere ushobora gukora amafaranga. Icyo nakubwira ngo gishoreho mu minsi mike uhita ukuramo utwawe turenge. Mugabo utazaza ukavuga ngo nibiki. Niba uzi ko ugiye gushora muri business fata risk ushoremo amafaranga yawe iminsi 15 uhita ukuramo ibyawe. Kandi ahangaha iyo umaze gushora uba wemerewe gukora amafaranga yawe yose. Uba wemerewe kuyakuramo nabidanje. So ahangaha uba ufite loto ushobora kuba wakiniraho amahirwe. Urabona ahangaha rwose reka urabona ko nta kimwe. Iyi ngiyi hari amahirwe uba wahawe kugira ngo ube watangira gukorera kuri ya loto nyine ube wabasha kwinjiriza amafaranga uri muri VIP1. So rero iki nakubwira ngo iyo ugeze ahangaha urabona amafaranga ngiye nakoze recharge nayo, ayo nakoze withdraw nayo, abantu mfite 0, ndi kuri level 1, commission percentage bama ni 8%, muri level 2 baguha 3%, muri level 3 baguha 1%. Ubwo nyine uyu ni wa muntu watumiye wa kabiri ugahabwa 3%, wa muntu watumiye bwa gatatu yeshoye nawe ugahabwa 1% ry'ibyo yashyizeho. Ugomba kuhita uza hano kuri team, ukanda kuri team ukaza ukareba referral code yo kugira ngo nawe ujye ubasha kuba watumira. So ubwo rero ibindi bintu bigiye bitandukanye kubitsa n'ubundi ukoresha Binance, guhindura password ni ibintu biba byoroshye, kuri charginga ni ibintu biba bisanzwe. Amafaranga basic account ni 0, withdraw account nyine nk'amafaranga account bayagoye cyangwa uwo wabikuza ni 1.5. Ubu ntago nabikuza, yemeye kubikuza ngeze ku mafaranga byibura ama USDT 8. So iyi business rero, iyi business urayibona uko ariko ni ngari ikora muri Amerika. Urabona ko ikorera mu hantu hajya hatandukanye, urabona ko iri big koko, iri big. Rero VIP1 amafaranga uhabwa buri munsi ni USDT ni $1.5. Muri VIP2 ni $8 bashyizeho amadolari 19. Muri VIP3 ni $38 buri munsi. Hano muri VIP4 ni 88, VIP5 199. Kandi ubwo aho hose ni buri munsi, aho hose ni buri munsi. N'abo bantu bo hasi ni abantu bagiye babaye member binjiza amadolari 995. Abangaba barana ko hano bantu baba baragezeyo byatari. Kandi bara ko iyi business urebye nanone ahangaho ukora amatask. Hari amatask ukora muri iyi business ku buri munsi ukora task kandi ikiza iba ari task imwe. So icyo nakubwira ngo ngiye ndashyira link muri description, nawe uhite uza ushyireho bareta bagwa ama USDT 1.5 y'uko winjiyemo. Nushora amadolari 19 bazagukubita ama USDT 8. Ubwo ukora iminsi 15 yonyine, iminsi 2 amafaranga wayakuyemo, uhita ukora ama USDT yawe 15.
iyindi minsi rwose wirwarize. Mujye mukora ibintu, niba bahaye ikintu mujye muhita mugikora ako kanya vuba vuba bive mu nzira, musigare murwana n'izindi shuguri zanyu, kandi kubikuza biri gukunda. So ubu natwe tugiye kuza mu kanya tuze tubitsaho amafaranga, natwe tangire turya amafaranga fast. Thank you. Wowe utarakora subscribe yikore, kandi nawe wayikoze ndagushimiye. Imana iguhe umugisha.